kubaramutsa abakunzi b'ikiganiro cya Ese wari ubizi, mugezwaho kandi mutegurirwa na Peter, mukaba mugikurikirana kuri Peter Show. Uyu munsi rero muri Ese wari ubizi ya none tugiye kuvuga ku biryo 10 by'ingenzi ku mugore utwite. Nubwo mu busanzwe akenshi dupfa kurya uko tubonye, ariko burya umugore utwite yagiye agomba kwitaho no kuzirikana. Ni mu gihe kuko aba agomba kubungabunga ubuzima bw'abantu babiri icyarimwe, ni ukuvuga ubwe bwite n'ubw'uwatwite. Niba rero twite cyangwa se ubiteganya, hano twagutegurira ibiribwa 10 by'ingenzi umugore utwite akwiye kurya kurenza ibindi. Si ngombwa ko buri funguro byose bibonekaho, ariko hagomba kugira ibibonekaho. Ibyo kurya ingenzi cyane ku mugore utwite 10 tugiye kuvugaho, tugiye guhera ku cya mbere, ni ukuvuga amagi. Amagi yagiye avugwaho byinshi ko kuyarya cyane byongera icyo twise cholesterol, kandi rwose ibi ngibi bituma dusangamo imyunyungugu myinshi, ndetse by'umwihariko akungahaye kuri poroteyine. Kandi umwana uri mu nda aba akura mu buryo bwihuse, kandi buri karemangingo kose k'umubiri we gakozwe na poroteyine. Ubwo rero umugore utwite nawe akeneye poroteyine nyinshi, niyo mpamvu rero zikunda kuboneka mu magi. Ariyo mpamvu umugore utwite iri funguro rwose yagerageza kuribona. Ndetse kandi ibyo tunasangamo koroline, ikaba izwiho mu gufasha imikurire y'ubwonko bw'umwana no kumurinda indwara zafata urutirigongo. Umugore utwite udafite ibibazo bindi by'ubuzima yajya arya igi rimwe hagati ku munsi cyangwa se abiri. Icyakora iyo agira ikibazo yajya afata igi umweru waryo, kandi rwose amagi avugwa hano ntatogosheje, ntabwo ari umureti, ntabwo ari ukuyanywa ari mabisi, oya, ni amagi atogosheje. Iyindi ndyo ya kabiri umubyeyi utwite yafata ikamugira akamaro ndetse n'uwatwite ni amafi yitwa salmon. Uretse kuba ifi ikungahaye kuri poroteyine, ni isoko nziza y'ibinure bya omega 3, bikaba byiza mu mikurire y'umwana, bikanamufasha gutuma wirirwa n'akanyamuneza. Ubwo rero iyi fi ifite icyo twita makiri nkeya, kuko iki ni ikinyabutabire kigira ingaruka mu mikurire y'urungano rw'imyakura y'umwana, ni ukuvuga imitekerereze. Ubu rero niyo mpamvu andi mafi atari iriya salmon yifitemo iriya makiri nyinshi, ku buryo ataniza mu kuzifata. Ni ukuvuga zimwe twita kamongo, izitwa saradina, izitwa terifishi, shake n'izindi. Ubu rero yakagombye kurya byibuza buriya bwoko bw'iriya fi yiswe salmon. Indi ndyo ya gatatu ikunze kugaragara n'ahantu henshi umubyeyi uwo ari wese yabona ni ibishyimbo. Burya ibishyimbo byagaragaye ko bifite za poroteyine kuruta izindi mboga zose zibaho. Ubwo umugore utwite akeneye ko kurya bino biribwa kugira ngo urungano ngogozi rudacika intege, bityo bigatuma yakwituma impatwe, bigatuma yamurika. Ibi byose bituma ibishyimbo bibifasha, kuko bikungahaye kuri fibre, byamurinda ibyo bibazo byose tuvuze haruguru. Ibishyimbo kandi binakungahaye ku butare bwa zinc, calcium na vitamine B9 ifasha mu mikurire y'umwana. Ubwo rero ibishyimbo biruta ibintu byinshi. Ikindi kiribwa gisangwa n'ahantu henshi mu mijyi ndetse no mu biturage umugore utwite agomba gufata ni ibijumba. Ibara rya oranje tubona mu bijumba birikura kuri carotenoid, izi zikaba zihindukamo vitamine A iyo zigeze mu mubiri wacu. Mu gihe kugira vitamine A nyinshi mu mubiri ushobora guteza ibibazo, ariko si uko bimeze kuri carotenoid. Umubiri utunganya ibyo ukeneye gusa, ibindi bisigaye bigasohoka. Niyo mpamvu kurya ibijumba ku bwinshi nta ngaruka byateza. Ikindi kandi ibijumba bikize kuri vitamine C, fibre na vitamine B9. Ubwo rero umugore utwite araterwa inkunga yo kurya iki gihingwa kiboneka ahantu henshi no mu gihugu cyacu. Ikindi kiribwa cya gatanu umugore utwite akangurirwa kurya ni impeke zuzuye. Impeke zuzuye ni ukuvuga impeke zitanyuze mu mashini ngo bazikureho kagaho k'inyuma. Ni ingenzi kandi ni nziza.
hano twatanga urugero rw'impeke nk'umuceri utonoye bwa mbere cyangwa se unasekuye mu isekuru, ingano, ibigori cyangwa se injugu, amasaka n'uburo. Impeke ni ingenzi kuko zikungahaye kuri fibre n'izindi ntungamubiri harimo na vitamini E, selenium n'ibindi binyabutabire bizwiho kurinda uturemangingo. Rero impeke abagore batwite muzadukire, muzaba muri kwirinda murinda n'abo mutwite. Ikindi ikiribwa cya gatandatu ni ubunyobwa bwa walnut. Buno bunyobwa bwa walnut ni bwiza cyane kuko ntabwo bwera mu butaka ahubwo bwera ku biti. Uburo ni isoko nziza y'ibinure bya omega 3 biva ku bimera. Urushyi rwabyo uruhekenya hagati y'ifunguro rya ku manywa n'irya nijoro ni ingenzi kuko ni isoko ya poroteyine na fibre. Ikindi kintu umugore utwite yafata ni yawurute. Yawurute ni isoko nziza ya calcium, ikaba ingenzi ku mugore utwite. Iyo udafungura ibikungahaye kuri calcium, iyo yinjije nkeya yose igera ku bitunga umwana, bityo ukaba wagira ikibazo ku magufa. Intego nyamukuru ariko kandi umugore utwite ni ugufasha umwana atwite kandi nawe ubwe ntabangamirwe. Ubwo calcium izafasha amagufa y'umugore utwite, inatume n'urutirigongo rw'umwana uri mu nda nawe rukomera. Ikindi umugore utwite cya munani akangurirwa kurya ni imboga. Imboga cyane cyane zifite ibara ry'icyatsi cyijimye ni isoko nziza za vitamini nka A, B9, C na K n'intungamubiri zinyuranye. Uburo binafasha gufasha imikorere myiza y'amaso haba iy'umugore utwite ndetse n'uwatwite. Ikindi kiribwa cya 9 umugore utwite akangurirwa gufata ni inyama. Burya inyama z'inka zitarimo ibinure ni isoko ya poroteyine izwi nka line. Ubwo rero ni byiza gufata kuri izo nyama cyane cyane iz'inka, gusa ntagomba kuzirya cyane kandi nanone akarya icyarimwe, akarya izapimwe na muganga w'amatungo wemewe kuko hari igihe ashobora gufata izifite ikibazo akiyangiza ndetse akangiza n'uwatwite. Ikindi kiribwa cya 10 umugore utwite atagombye kubura ni imbuto. Kurya imbuto z'amoko anyuranye, izitukura, iz'umuhondo, oranje n'izindi, bizaha umubiri wawe n'uw'umwana utwite intungamubiri zinyuranye. Muri izo ntungamubiri zifasha umubiri haba harimo imyunyungugu ndetse n'ibindi umubiri wose ukenera. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya imbuto zinyuranye mu gihembwe cya nyuma utwite bituma umwana uri mu nda amenya icyanga cyazo binyuze kuri rwa ruzi aba arimo yogamo, ari narwo anywa, rwa rundi ruba mu nda rwitwa amniotic liquid. Ibyo rero binafasha umwana iyo yavutse kwishimira kurya za mbuto iyo atangiye gufata ifashabere. Umubyeyi utwite rero nahawe mu gushaka ibiribwa bimwe muri ibi, hari ibigoye, hari ibihenze, ariko hari n'ibyo tubonye rwose boneka hafi aha, haba mu giturage no mu mijyi ku buryo kwibona bitakugora. Ubwo rero niba ushaka kugira ubuzima buzira umuze, haba wowe ndetse n'utwite, fata aya mafunguro atari buri munsi yose ahubwo amwe n'amwe ariko ajya aboneka kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ubwo rero mubyeyi nahawe gukurikiza izi nama kugira ngo turebe icyo twakora. Mu kiganiro cya Ese wari ubizi cy'ubutaha tuzaba n'ibiryo umugore utwite nawe agomba gufata byagirira umwana akamaro. Mugire ibihe byiza.